Muraho mwese bakunzi ba Meranse TV Show, ndabakiriye mu kiganiro cyihariye kirebana n'ubuzima, ibanga ry'ejo n'ukuri tudashaka kwerura kenshi. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye ivuga ngo nta n'umwe uzi iby'ejo. Mu buzima dutuyemo buri munsi ni inkuru nshya. Hari igihe twumva dufite gahunda, intego, inzozi, ariko se turabizi koko ko ejo hazaba ari heza cyangwa n'ibyo twitekerereza? Nababwiye ngo nta n'umwe uzi iby'ejo. Iyi si yose abantu bose bafite icyizere cy'ejo, ariko ukuri ni uko nta n'umwe ubizi. Abantu bubaka amazu, bategura ubukwe, bashyira imigambi ku mpapuro, bakandika ibintu byinshi, byose babikora bafite icyizere cy'ejo, ariko ejo si icyemezo cyawe. Abantu benshi bakibwira ko bazabigeraho, ariko ubuzima burahinduka mu kanya gato. Umuntu ashobora kuryama afite inzozi nyinshi ariko ntabyuke, ndetse hari n'ababa bafite imigambi myinshi ariko bikarangira bidakunze. Isi yo ntihagarara, ijoro rirashira, izuba rikarasa, nubwo umuntu umwe yaba atakiriho, ariko ikiriho ni uko isi ikomeza urugendo rwayo. Ariko ibi si impamvu yo kwiheba, ahubwo ni impamvu yo kubaho uyu munsi neza kurushaho. Bityo rero ntukabike urugendo rwawe ngo uzarukore ejo, urugendo rwawe rutangire nonaha. Ikindi, ntugaceceke ku ijambo ryiza wakavuze uyu munsi ngo uzarivuga ejo, rivuge nonaha. Kandi ntugasubize inyuma ibyiza wakora uyu munsi, bikore nonaha. Ntukabike imbabazi ngo uzazitanga ejo, kuko ejo saha umuntu wese. Rero niba tutazi iby'ejo, uyu munsi dufite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abandi. Bityo rero abo kuri Meranse TV Show, aho gutinya ejo, jya uha agaciro uyu munsi, ntukihebe, kandi ujye wibuka nta n'umwe uzi iby'ejo, ariko dufite uyu munsi wo gukunda, wo gufasha ndetse n'uwo gukora ibyiza. Uyu munsi ni wo w'ingenzi, kandi ibyo dukora ubu bishobora guhindura isi y'ejo. Mugire icyizere, mukore ibyiza, kandi mujye mwibuka ejo ni ibanga, ariko uyu munsi ni impano dufite nonaha. Nta n'umwe uzi iby'ejo, ejo ni ibanga. Ntukihebe nubwo utazi iby'ejo, ubuzima buracyafite icyizere. Isi ntihagarara. Waba uzi iby'ejo? Ukuri abantu benshi batinya kwemera iby'ejo, nta n'umwe ubizi. Icyo nagusaba, acungana n'iby'uyu munsi, kuko umunsi w'ejo wo ntabwo wamenya niba ari uwawe cyangwa se ari uwa kanaka. Wowe reba ibya nonaha, kandi ubikore neza uko ubona bikwiriye. Iby'ejo ntawe ubizi, iby'ejo ni ibanga. Murakoze kubana natwe kuri Meranse TV Show, naho ubutaha tuzahurira mu kindi kiganiro cyiza. Imana ibarinde.